Inshuti za Haleluya Amina TV nongeye kubasuhuza. Twari tumaze igihe kinini tutaboneka kuno murongo, ariko ibiganiro twabashyiriyeho byo tubona tugenda mubikurikirana kubera impamvu z'ubu butandukanye, ariko Imana ishimwe muno mwaka twongeye twagarutse, twaje tubazaniye ijambo ry'Imana. Ndi kumwe na mwene data nkuko musanzwe mureba hano imbere, ntago ari umushyitsi ahubwo wasanga anyuzaho ni ijambo ry'Imana. Amakuru yawe mwene data? Amakuru ni meza, turashimira Imana. Iminsi mikuru mbese urabona yaragenze neza? Imana yaraturinze kandi yabanye natwe, dufite ishimwe rikomeye. Nagiye nyura ahantu hatandukanye hakomeye, mu ahantu bacuruza inzoga, bacuruza ibintu bitandukanye, ugasanga abantu bari mu bintu by'iminezero barabyina. Mbese koko iminsi mikuru ni igihe cyo kwinezeza, cyangwa wowe ubibona ute? Je ntabwo ariko mbibona. Mbona ko iminsi mikuru ni igihe cyo gutangira umwaka no kuwusoza, ahubwo nuko iyi minsi igenda ihura n'isoza ry'umwaka n'itangira ry'undi. Noneho abantu bakiyumvisha ko iyo umuntu ashoje umwaka agomba kurya akanywa agaserebura, bamwe bagasinda abandi bagasambana. Ni iminsi ikorerwamo ibyaha by'uburyo butandukanye, ariko ntabwo ariko byagombye kugenda. Ahubwo abantu bagombye kwitegura, kuko iminsi ishira, ku mwaka ushira, abantu tuba turimo dusaza, turimo tugana ku musozo, twegera urya munsi wo kugaruka kwa Kristo. Abantu bakwiye kwitegura bakaba maso, bakarushaho kubera amaso ubugingo, kugira ngo batazatungurwa n'impanda y'imperuka. Urakoze cyane. Muri kiriya gihe habaho igihe cy'amagisida menshi, mbese abantu bavuga ko mu minsi mikuru shitani yica abantu benshi. Ese koko nibyo? Biriya bikunda kuba ko shitani bifite umugambi mubi ku bantu b'Imana. Hari ibitambo bitambwa shitani igambiriye kurimbura abantu, igambiriye kwica abakozi b'Imana, igambiriye kubuza abantu bari kuzakizwa ngo bazabone ubugingo, ikabatsinda muri ubwo butamenya bw'ubusinzi n'ubusambanyi. Rimwe na rimwe bazira amagisida bera kubera amayoga banyweye. Ibyo bigatuma abantu birara, ntibatwara ibinyabiziga nk'uko bikwiriye. Ibyo bigatera impanuka, ariko Satani nta wundi mugambi aba afite intego yo kugira ngo yice abantu, azababuza ubugingo buhoraho. None se mu izi ntangiriro z'umwaka uduhishiye iki bijyanye n'ijambo ry'Imana? Muri iri tangira ry'umwaka ndakangurira abantu kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu ari hafi. Yesu ari hafi. Ndashaka ko abantu baba maso, ndashaka ko abantu bitegura, abakozi b'Imana bakitegura, abatari binjira mu murongo wo gukorera Imana bakitegura, nabo bakaza bakitegura, kuko uko iminsi twegera niko dukwiye kurushaho kwezwa no kwitegura kugaruka k'Umwami Yesu. Kari rero ngo tuganirize ku ijambo ry'Imana. Inshuti bene data bakundwa, inshuti za Haleluya Amina TV, ndanezerewe ko ngarutse kuganira n'inshuti za Haleluya n'abakunzi b'umusaraba, inshuti za Haleluya Amina TV. Haba ngarutse kuganira namwe ijambo ry'Imana. Amazina yanjye rero nitwa Sengimana Jean Pierre, muramenyereye. Nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Busanza, mu murenge wa Kanombe, muri paruwasi ya Kicukiro. Naho ngaho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umugabo rero kandi ukuze, usheshe akanguhe, ntabwo nkiri nkunda rubyino. Niyo mpamvu nshaka ko abantu, abakuru n'abatoya, bava mu byaha bakaza mu nzu y'Imana, bakarushaho kwitegura kugaruka k'Umwami Yesu. Reka rero nshuti bene data bakundwa, tuganire ijambo ry'Imana iboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, igice ni icya 25, umurongo waho ni uwa 19. Turakomeza tugeze hepfo gatoya. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe italanto 5 araza azana izindi talanto 5, ati databuja wansigiye italanto 5, dore nazigenzuyemo izindi talanto 5.
dore nazigenzuye n'izindi taranto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itaranto 2 araza aravuga ati databuja wansigiye itaranto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja nari nzi kuri umunyamwaga, usarura aho utabibye, uhunika ibyo utagosoye, ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, mpunika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampa iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10. Imana itugirire neza kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nshuti bene data bakundwa, tugiye kuganira ijambo ry'imibare y'abantu n'Imana, ko Imana izabarana n'abantu. Nagira ngo mbabwire ko Imana izabarira abantu yasigiye imirimo. Uwo yahaye kuyobora abantu izamubarira, uwo yahaye kuyobora idini izamubarira, uwo yahaye kuyobora abaririmbyi izamubarira, umuryango yaguhaye izakubaza uko wawugenzuye. Ikintu cyose wakoze Imana izakikubaza, Imana izabarana n'abantu bayo. Ndifuza rero ko mwakwitegura mukamenya uko imibare yanyu izagaragara ku munzani w'Imana. Ndashaka ko mwakwitegura, ndashaka ko abanyarwanda bakwitegura, ndashaka ko bakomeye n'aboroheje mu nzego zitandukanye bitegura, bakamenya igisubizo bazaha Imana, kuko umwanya wose Imana yagushyizemo izakubaza ngo wawukozemo iki, izakubaza ngo wakoze ute, izakubaza ngo witwaye ute. Izabaza abasore uko bitwaye mu busore bwabo, izabaza abakobwa uko bitwaye mu bukobwa bwabo, izabaza abagore uko bitwaye mu bugore bwabo, izabaza abagabo uko bitwaye mu bugabo bwabo. Ikintu cyose Imana yagushinze izakubaza uko wacyitwayemo. Niyo mpamvu iri jambo ritweretse neza uyu mugaragu wahawe itaranto 5 aragenda azigenzamo izindi 5. Arangije azanira shebuja inyungu y'5 yungutse, amubwira ko abimushimiye, amwemerera ko yinjira mu munezero wa shebuja. Ariko uwayihawe akayitaba yamubwiye n'ijwi rikomeye ry'umubabaro ngo wa mugaragu mubi we, imyitwarire yawe igaragaza ko ntacyo uzi, igaragaza ko ntacyo uri cyo, igaragaza ko ibyo ukora utazi ibyo ari byo. Iyi taranto wari ukwiye kuyiha abagenza bakayungukamo, wowe uragenda urayitaba. Imana ishobora kuba yaraguhaye umurimo, ishobora kuba yaraguhaye impano, ukagenda ukayiryamisha. Izakubaza impamvu wayiryamishije. Izakubaza, wa mugabo wizakubaza, wa mugore wizakubaza, Banyarwanda izababaza, inshuti z'umusaraba izababaza. Muzisobanura imbere y'Imana, muzisobanura imbere y'Imana yabashyize mu isi. Yadushyize mu isi ngo tuyihindure ibe nziza kurusha uko twaje tuyisanga. Ariko mwebwe murushaho kwihindanya n'ibyaha, murushaho kugenda mukora ibibi, murushaho uko bukeye murushaho gukora ibibi. Ubusambanyi buragwira, inzangano ziragwira, abantu bagatikura, ngo aba ni barebare, ngo aba ni bagufi. Imana izakubaza icyo yagushyiriye mu isi, izakubaza uko witwaye ku mpano yose yaguhaye, izakubaza uko wayigenzuye. Ndabifuriza rero bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba, wahawe 2 yarazigenzuye azana izindi 2. Shebuja arabimushimira. None se wowe witeguye ute? Kwiyawe wagiye ukayitaba. Yarakubwiye ati genda mu isi
bororoke buzure isi, ubyara abahungu n'abakobwa, isi ibe nziza, abantu bakizwe bakorera Imana. Mwebwe mufite uko mwabigenje, ntabwo mugishaka gukiranukira Imana, ntabwo mugishaka kumvira Imana, ntabwo mugishaka kugendana n'Imana, ntabwo mugishaka gukiranuka mu by'Imana yabahaye gukiranukamo. Ibyo rero nagira ngo mbibutse ko Imana biyibabaje. Izababarira rero, izakubarira wa muyobozi we, izakubarira wa muririmbyi we, izakubarira uko witwaye mu bucuruzi, izakubarira wa munzani uko wawukoresheje, izakubarira uko wabanye n'abantu, izakubarira wa muceri watariye ukajyana iwawe, izakubaza abakene mwawusangiye, izakubaza abadafite shinge na rugero. Hari imyenda watwitse, hari abantu bari bambaye ubusa ntiwabambika, izakubaza impamvu wayitwitse utambitse abakene badafite icyo bambara, izabikubaza. Imana izakubarira. Bene data bakundwa rero, inshuti z'umusaraba, ndifuza ko mwakanguka, ndifuza ko mwaba maso, ndifuza ko mwagaruka mu murongo, ndifuza ko mwatinya. Ikuzimu ni habi, ikuzimu aho Satani atwara abantu ni habi. Ndifuza ko mwagaruka mu murongo, mukajya mu mubare mwiza Imana ishaka. Imana yazaza kubabarira, mukazagaragara ku munzani w'Imana mushyitsi. Ndabashimiye ko mutegeye amatwi iri jambo, ndabashimiye ariko nanabasaba kugira ngo mwitegure, urebe mu nshingano Imana yaguhaye, urebe mu kazi Imana yaguhaye, urebe mu muryango Imana yaguhaye, urebe umugore Imana yaguhaye, urebe umugabo Imana yaguhaye. Ni kangahe umuciye inyuma, ni kangahe ibyo Imana yarabibaza kandi yarabibonye. Niza kukubarira uzagaragara ushyitse. Yaguhaye kuyobora abaririmbyi, iyo mibare iri imbere yawe, Imana izabarana nawe. Witeguye kuzasubiza Imana iki? Ndabasaba ko mwitegura, ndabasaba ko mwitonda, ndabasaba ko muhindukira, ndabasaba ko mumenya uko mukwiriye kwitwara, cyane ko igihe turimo kirushaho kugenda kitwegera. Iminsi irashira nk'uko twatangiye tubivuga, abantu baserebura, abantu barya, abantu banywa, abantu basambana, abantu basinda, bakumva ni umunezero. Ariko ndababwiza ukuri, nta munezero urimo. Umunezero uri mu kumvira Imana, umunezero uri mu gukorera Imana. Ijambo ry'Imana rivuga iki? Usomye Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7, haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Uwo nguwo rero afite amahirwe, kuko no ku Mana nta rubanza ruzamutsinda. Ese wowe urumva urubanza uzaburana n'Imana uzarutsinda? Wa mukobwa we, abasore utendetse uzi uko bangana. Wa musore we, abakobwa utendetse uzi uko bangana. Ukwiye gutinya kuzabarana n'Imana, ko Imana izazi kubaza uko witwaye mu mwanya yagushyizemo. Ejo utazajugunywa hanze. Uko niko shebuja yategetse. Aravuga ngo uwo mugaragu mubi utazi kugenza itarano, utazi kugenza ifeza, uwo nguwo ni muyimwambure, mumufate mumuboha amaguru n'amaboko, mumujugunye hanze, ngo aho niho bazaririra bakahekenyera amenyo iteka ryose. Ndaburira abanyarwanda, ndaburira inshuti z'umusaraba, ndaburira abamenye Imana, abanyamadini, abanyamatorero atandukanye, ndabagira inama yo gutinya ko bazahura n'Imana mu mibare, imibare yabo ikazagaragara idashyitse. Murakoze rero inshuti z'umusaraba ko mwadutegeye amatwi kubwira ijambo. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana yacu nkuru, Mana y'urukundo, Mana y'icyubahiro, Mana y'imbaraga, Mana ishobora byose, uvuganye n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, uvuganye n'abanyamadini n'abanyamatorero, kuzabarira buri muntu wese. Ndinginze mu izina rya Yesu, kugira ngo abantu nujya kubabarira bazasange bashyitsi, kugira ngo abantu nujya kubabarira bazagaragare bashyitsi imbere yawe, ntihazabone ko kujugunywa, ahubwo abantu bose bazane
mu mwanya kuko uri umwami w'umunyembabazi. Urakoze cyane kubyumvise, byose tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu.